Murika jambo y'Imana murika hasi musozi no mu nyanja mazabahabye bahabuke basanga Imana rurema. Ni nziza ibihe byose. Amen. Kambasaye mwese muhaguruke. Murakoze cyane. Turashima Imana kubw'uyu mwanya tugezemo. Ubundi bajya bavuga yuko kuba twicaye korari wenda zo zagiye zihaguruka bagiye kuririmba turanabashimira. Ariko ubundi bavuga ko hagati y'iminota 30 na 45 harimo iminota bagena ko umuntu uri gukora ikintu runaka ari muri pozisiyo imwe aba akwiriye kugira ukuntu yinanura niyo yaba akanya gato kugira ngo umubiri wongere kugira imbaraga nshya. Ubwo rero ndashaka ko duhaguruka buri wese akinanura uko ashoboye ubundi tukongera tukicara. Murakoze. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu turagushimye turaguhimbaje izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ushimwe kuri mwiza kandi ushimwe kudahinduka. Nubwo abantu twahinduka nubwo ibihe byahinduka ariko we ntabwo uhinduka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro muri twe. Ubwo tugeze mu mwanya wo kurya kugaburirwa ibyo kurya by'umwuka ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe uyu mwanya uduhindukire uw'agaciro turi ku birenge byawe tuhungukire byinshi. Ku cyifuzo cyanjye nuko buri wese uri aha ngaha yataha afite impamvu mu mutima zo kuguhimbaza. Reka ukureho inkomyi zose zatuma icyo kitagerwaho mu izina rya Yesu. Ndashimira nkuko nabivuze abantu bose banjirije korari, abagize icyo bakora bose, umuyobozi watuyoboreye ndetse na mushiki wacu maje gutwigisha icyigisho adukumuza icyigisho tuziga muri iki cyumweru kiri imbere. Amazina yanjye nitwa Dani Niyonziza nkuko babivuze. Muri iki cyigisho rero tugiye kwiga muri iki cyumweru hari icyo numvishije nararikira buri wese kuzirikana igihe twagisubiragamo. Mubare igice cya 4 ndetse n'igice cya 5 harimo amagambo akomeye. Titire yo ku gice cya 4 iravuga ngo ibitambo byo gutambira ibyaha byakozwe n'abatabyitumye. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije agakora kimwe muri byo ariko atagenje gute atakitumye akaba yagikoze mbese atabishaka cyangwa se kimugwiririye, naba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha agashyirisha ku bwoko bwose urubanza atambire icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge agitambire Uwiteka aho igitambo gitambirwa ibyaha. Barakomeza ubwo ngubwo bahereye ku mutambyi barakomeza bakagera ku bandi kugeza kubwo bagera kuri rubanda rugufi cyangwa se Abisirayeli bose muri rusange muri kiriya gice. Niyo mpamvu nabararikiye kugisoma cyose, ariko nk'iyo bageze ku gice cya 5 ngo ubundi buryo bw'ibitambo bitambirwa ibyaha, bavuga urugero rw'ibyaha nkuko hariya twabitangiye bavuga ngo ni icyaha cyakozwe umuntu atakitumye. Hano muri iki gice cya 5 baravuga ngo uwo muntu nageraho akakimenyeshwa. Niba wakoze icyaha utabyitumye ubwo ukigikora hari igihe utabizi, ariko cya cyaha ngo nukimenyeshwa niki gikurikiraho. Baravuga ngo nukimenyeshwa nawe ashaka igitambo. Hariya twasomye iby'umutambyi mukuru wo mu bwoko bwa Isirayeli ko nawe agomba gushaka igitambo. Bagera no kuri rubanda rugufi bakavuga ngo nawe ashaka igitambo. Muri iki gice cya 5 uzasoma yuko bagera bakavuga ngo naba ari umukene. Ku murongo wa 7 umurongo wa 11 hose ndabibona ngo naba ari umukene nawe ashaka intungura 2 bakagenda batangamo urugero rw'ibyo agomba gutanga. Hari cyo mushiki wacu yavuze aravuga ati twebwe ntago tukijya mu gishanga ngo dushake icyo gitambo. Ariko hari amagambo ari muri Zaburi
ya 77 umurongo wa 14. Zaburi ya 77 umurongo wa 14 haravuga ngo mana inzira yawe iri hehe? Irahera. Haleluya. Baravuga ngo mana inzira yawe irahera. Ninde mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Bese ninde? Iyo bavuze ngo inzira yawe irahera baba bagarutse ku gice kimwe cyo mu buturo bwera, si byo se? Kuko tuzi yuko mu buturo bwera ariho uwazanaga kiriya gitambo yakizanaga kandi yakigezaga ahera gusa, ntabwo yabashaga kujya ahera cyane, si byo? None hano baravuze ngo mana inzira yawe iri hehe? Irahera. Bishatse kuvuga iki? Ese Imana irahinduka? Ntabwo Imana ihinduka. Nubwo tutakijya mu gishanga, ese Imana yarahindutse? Oya. Ese inzira y'Imana yo kwihana k'umunyabyaha yarahindutse? Oya. Ahubwo ibyo muzasoma muri bya bice nabarangiye byo mu bare w'igice cya 4 n'icya 5, inzira muzabonamo irahera. Iriya nzira izabireba imibereho yawe 100%. Uko uzasoma uriya muntu yajyaga gushaka kiriya gitambo, nawe nibyo ugomba gukora. Numenyeshwa n'umwuka w'Imana icyaha cyawe, numenyeshwa na mugenzi wawe icyaha cyawe, numenyeshwa n'ijambo ry'Imana icyaha cyawe, nawe ukiyumva koko wakoze icyaha, wa muntu namenyeshwa icyaha cye ashaka igitambo kandi akizanira umutambyi, nawe birakureba 100%. Niba hari agahindura umuntu yagombaga kugira ngo kiriya gitambo kibone, nawe birakureba. Haleluya. Mwuka w'Imana dusobanurira ibirenze ibyo. Nifuje yuko tuganira amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye no mu gitabo cy'uburezi, bidukundiye twaza no kureba mu nyandiko z'ibanze. Tugiye kwiga amagambo avuga ngo ijambo ry'Imana n'abakurikira Imana mu ntambara ikomeye. Turifashisha igice cya 4 cyo mu ntambara ikomeye ndetse n'andi magambo ari mu bitabo navuze haruguru. Ubundi turebe uko ijambo ry'Imana uyu munsi twagira umugisha uko guhera mu gitondo igihe twigaga ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato, nakunze kumva amagambo agenda agaruka n'ubundi agahura n'amagambo nifuje ko tuganira kubera umwuka w'Imana uba wabiteguye, avuga yuko dukwiriye kubeshwaho n'ijambo ry'Imana no kwiga ijambo ry'Imana. Hari amagambo muri iki gitabo cy'uburezi kuri page y'193 bavuzemo akomeye cyane. 193 ku gitabo cy'uburezi harimo icyigisho kivuga ngo kwiga no kwigisha Bibiliya. Imigani igice cya 2 umurongo wa 2 n'igice cya 4 umurongo wa 2. Utega ugutwi inyigisho z'ubwenge, ubucukure nk'ucukura amabuye y'agaciro. Mwumva amagambo akomeye bahavuze ngo guhera mu bwana bwa Yesu mu bugimbi bwe n'igihe yari amaze gukura yigaga ibyanditswe byera. Haleluya. Ibaze kuba Yesu yarigaga ibyanditswe byera. Mbese yigaga ibihe byanditswe byera? Yesu ko yari yaravuye mu ijuru, ko yari umwana w'Imana, ese yigaga ibyanditswe byera te cyangwa yigaga ibihe byanditswe byera? Aya magambo yarantangaje cyane. Guhera mu bwana bwe mu bugimbi bwe ndetse n'igihe yari amaze gukura, Yesu yigaga ibyanditswe byera. Haleluya. Akiri umwana buri munsi ngo buri munsi yabaga akikiwe na nyina amwigishiriza mu mizingo y'ibitabo by'abahanuzi. Haleluya. Amaze kuba ingimbi ibihe byinshi wamusangaga ari wenyine mu gitondo cya kare na nimugoroba, ari mu ibanga ry'umusozi cyangwa mu gashyamba, akahamara igihe gituje asenga kandi yiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana biratangaje kandi biteye n'amatsiko, biteye no kwibaza icyo twebwe ubwacu dukwiriye gukora, kumva ko Yesu yagiraga igihe gituje. Ntabwo iki gihe cyabaga ari igihe gisanzwe, iki gihe kikaba ari icyo kwiga, kandi Yesu ari umwana w'Imana. Iki gihe kikaba cyitwa igihe cyo kwiga. Satani nawe asobanukiwe nuko igihe dufashe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana nk'uko Yesu nawe yabigenzaga, tuba tugeze ikirenge muke, kandi ko amaherezo tugera muri ya nzira y'Imana irahera. Uwazaga ahera yabaga azanye igitambo kandi yabaga yamajije kwicuza icyaha cye
no kwihana icyaha cye. Burya umuntu wazanaga igitambo yabaga yamaje kwihana icyaha cye, bibaye ngombwa ko mpagaruka. Uwiga ijambo ry'Imana rero rimuyobora muri iyo nzira, kubera yuko rero Satani azi neza icyo kintu. Kuva kera yagiye arwanya ijambo ry'Imana ry'ukuri. Muri cya gice cya 4 nabarangiye cyo mu gitabo cy'intambara ikomeye, baravuga ngo mu gihe cy'umwijima wari ubuditse ku isi, ubwo ubupapa bwamaraga igihe kirekire butegeka isi, ntabwo umucyo w'ukuri wigeze uzima burundu. Haleluya! Mu bihe byose habaga hari abantu bahamya Imana, bakomezaga kwizera Kristo ko ari we wenyine uhuza Imana n'abantu. Bakomezaga kugira Bibiliya umugenga w'imibereho yabo, kandi bakubahiriza isabato nyakuri. Haleluya! Mu bihe by'umwijima byabayeho, hano bavuze ikintu gikomeye, ngo ibyo bihe byabaye umwijima kubera iki? Ngo kuko ubupapa bwarwanyaga ijambo ry'Imana, kandi ubu bupapa ibyahishuwe ndetse na Daniyeli ubuhanuzi n'ubundi bwari bwaragaragaje ko bazarwanya ijambo ry'Imana. Kuko Satani azi umumaro tuzakura mu ijambo ry'Imana mu gihe tumarana n'Imana mu ijambo ryayo, niyo mpamvu yakoresheje inyamaswa nk'uko igaragazwa n'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli, kugira ngo barwanye ijambo ry'Imana, kugira ngo uyu muntu atazabasha kugera hahera. Ariko ngo hakomeje kubaho itsinda ry'abantu bakomezaga kwiga Bibiliya, bakayigira umugenga w'imibereho yabo bwite, kandi bakubahiriza isabato nyakuri. Ntabwo abari kuzakurikiraho bari kuzigera bamenya ibyerekeranye n'ukuri kwa Bibiliya. Aba bantu rero bakurikizaga ukuri kwa Bibiliya, abantu babitaga abahakanyi, barwanya imigambi yabo, bakanegura imyitwarire yabo, kandi ngo bakazimanganya ibyo byanditswe, bakabisobanura uko bitari, cyangwa bakabikuramo iby'ingenzi, cyangwa se bakigisha ibyanditswe byera ariko bamaje kurobanuramo iby'ingenzi byatuma umuntu agera hera, kugira ngo atazigera amenya inzira y'Imana. Nicyo babaga bagambiriye. Nyamara bakomeje gushikama, maze uko ibihe bihaye ibindi, bagumana kwizera kwabo kuzima. Haleluya! Bakagufata nk'umurage utunganye uzigamiwe abo mu bisekuru bizakurikiraho. Haleluya! Aba bantu ngo izi ntambara zose barwanaga, usibye ko barwaniraga imibereho yabo bwite kugira ngo nabo babashe kugera hera, ariko ngo natwe babaga badutekerezaho, abo mu bihe bizakurikiraho ari bo twebwe. Ese ujya uzirikana iri shyaka aba bantu barwanaga? Ese iri jambo ry'Imana batuzigamiye ngo babifataga nk'umurage uzigamiwe twebwe? Ahangaha bavuze ngo abo mu bihe bizakurikiraho uhashyire twebwe. Babifataga nk'umurage batubikiye, babikomeraho ku buryo bemeye no kujya mu karengane, ariko bari kuvuga ati abana bacu bazaza baho mu bisekuru bya kera bazabona ukuri kuzuye. Haleluya! Ni Imana yarizi yuko mu ijambo ry'Imana harimo inzira y'agakiza, kandi harimo inzira ituyobora ahera. Ngo nta torero na rimwe, iyo ndagenda ntago amagambo yose ndi buyasome, nta torero na rimwe ryari riherereye aho ubutegetsi bw'Abaroma bwageraga ryasigaye ritambuwe umudendezo wo kwishyira ukizana mu mitekerereze. Ubu papa bukigera ku butegetsi bwahise bukandamiza abantu bose bangaga kwemera ubuyobozi bwabwo, maze ayo matorero agenda yemera urusorongo kuyoboka ubutegetsi bwabo. Muri kumva aho kuri kwa Bibiliya kwabuze ukuntu bigenda? Ubuyobozi bw'amatorero butangira kuyoboka ubutegetsi bufite ukuri kutuzuye. Ese turi kugendana? Ahangaha bakomeza bavuga uburyo ki bari abantu batangiye batubwira bashikamye ku kuri, bakomeje kukurwanirira ishyaka, ndetse ngo Roma igakoresha ibico bitandukanye ndetse n'uburyarya butandukanye kugira ngo bashake uburyo bazimya kuri yakuri abantu bari bafite. Batubwira ingero z'amatorero amwe n'amwe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ngo yatangiye kwiyubaka biturutse kuri ba bantu bakomezaga kuzigama ukuri. Ngo nyamara Satani abirebye yuko abo bantu bagundiriye ukuri kandi ko bagenda bahunga aho ngo bagendaga babatoteza, ngo itorero rya Roma kuri paragarafe ya 2 yo kuri page 48, page 48 muri iki gitabo cy'intambara ikomeye niho ngeze,
ngo nyamara Roma yari ihanze ijisho ku Bwongereza maze yiyemeza kubwigarurira ngo ibutegeke. Mu kinyejana cya 6, ubwo ni muri za 550, mu kinyejana cya 6 abavugabutumwa b'Abanyaroma batangiye igikorwa cyo guhindura Abakristo. Abasagisoni bari abapagani. Abaroma bakiriwe neza n'abo bavamahanga b'abirasi, maze batera abantu ibihumbi byinshi kwemera imyizerere y'itorero Gatolika ry'i Roma. Intumwa ya Roma yasabye ko ayo matorero y'Abakristo yemera ubushobozi bw'ikirenga bwa Papa. Murumva ikintu bashakaga kubemeza, kubakura ku Mana, ahubwo bakabemeza ubushobozi bw'ikirenga bwa Papa, kubakura ku kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko twatangiye tubibona, bakabemeza ubushobozi bw'ikirenga bw'umuntu, bakirengagiza ubushobozi bw'ikirenga bw'umuremyi, ahubwo bashakaga kubacengezamo ubw'ikiremwa. Abongereza bashubije bicishije bugufi. Mwumva igisubizo batanze. Bashubije bicishije bugufi ku mugambi wabo ari ugukunda abantu bose, ariko ko Papa nta bushobozi bw'ikirenga afite mu itorero. Kubw'ibyo icyubahiro bashoboraga kumuha kikaba ari igikwiye umuyoboke wese wa Kristo. Bagerageje inshuro nyinshi kwemeza abo Bakristo kuyoboka Papa, ariko abo Bakristo bicishaga bugufi bamaze gutangazwa n'ubwirasi bw'intumwa ye, basubiza bashikamye ko umuyobozi bemera wenyine ari Kristo. Mana ni nziza ibihe byose. Icyo gihe nibwo imigambi ya nyayo y'ubupapa yagaragaye. Umuyobozi w'i Roma yarababwiye ati, mwumve aya magambo ateye ubwoba: nimutemera kwakira abavandimwe banyu babashakira amahoro. Muri kumva ukuntu bazaga bababwira yuko ari amahoro bari kubashakira? Nimutemera abavandimwe banyu babashakira amahoro. Roma mu bihe byinshi nusoma iki gitabo cy'intambara ikomeye nkuko tugiye no kubibona aha, uzabona yaragiye igaragariza abantu ko ishaka amahoro, kizanya amahoro, ko bashaka kubereka inzira y'ukuri. Ariko se iyo habagamo bamwe bakomeza kuresista cyangwa se kwanga ubwo butegetsi bwo gusingiza ikiremwa, byagendaga bite? Nimutemera kwakira abavandimwe banyu babazanira amahoro, babashakira amahoro, muzakira abanzi banyu babazaniye intambara. Nimutemera gufatanya natwe kwereka Abasagisoni inzira y'imibereho, bazabazanira urupfu. Mana ni nziza, inzira y'imibereho. Nimutemera kwereka Abasagisoni inzira y'imibereho, nimutemera kwakira abavandimwe banyu babazaniye amahoro, muzemera babazaniye urupfu. Ntabwo iryo jambo ryari iryo gukinishwa. Abavuze amagambo akomeye, ntabwo iryo jambo ryari iryo gukinishwa. Mu kurwanya abo bahamya bo kwizera gukomeye ko muri Bibiliya hakoreshejwe intambara. Mwumve icyo bakoreshaga: hakoreshejwe intambara, uburyarya ndetse n'ibinyoma, kugeza ubwo amatorero yo mu Bwongereza asenywe, bitaba ibyo agahatirwa kuyoboka ubutegetsi bwa Papa. Nubwo batangiye bavuga ko bazanye amahoro, bavuga ati nyabuneka mwakira abavandimwe banyu babazaniye amahoro, ariko bageze aho baravuga ngo, ahangaha bavuze amagambo akomeye ngo kugeza ubwo muhatirwa. Agahato. Ubutegetsi bw'agahato bwagiye bukunda kuranga iyi nyamaswa. Ahangaha iyo agahato kajemo rero bitangira guhinduka, kuko n'abari bashikamye batangira gucika intege. Ese aka gahato kaje kubyara iki? Paje 49, ubwo ndakomeza iyi paje ya 48 twe tugeze hepfo hasoza paje ya 49. Bavuga yuko ngo bamwe batangiye gucika intege, ariko ngo hari amatorero amwe yakomeje gushikama. Bavugamo ngo akomeza gushikama ku isabato ivuga mu itegeko rya 4, ndetse ngo muri ayo matorero yashikamye ku kwizera kwayo habonekamo ngo nayo muri Afurika yo hagati no mu baturage b'Abanyarumeniya bo muri Aziya. Ariko hejuru tumaje kubona ko agahato kari kajemo. Mwumve icyo byaje kubyara. Nyamara abitwa Abawaridensi muri aba bashikamye nibo bari ku isonga mu bantu bose banze kwemera kwishyira hejuru k'ubutegetsi bw'ubupapa. Ngo mu gihugu ubupapa bwari bufitemo icyicaro, abantu baho barwanyije bashikamye ibinyoma byabwo ndetse no kwangiza kwabwo. Mwumva aya magambo: amatorero menshi yo muri Piedmont
yamaze imyaka amagana menshi ari mu mudendezo, ariko igihe cyaje kugera Roma iyasaba kuyiyoboka ishyizeho umwete. Bashyize umwete mu buryo bakoreshaga kugira ngo babayoboke. Noneho muri aya matorero yo muri Piedmont bashyiramo umwete, nyamara bari bimariye imyaka amagana menshi basenga mu mudendezo. Babishyizemo umwete byaje gutanga iki? Nyuma yo guhangana n'ubwo butegetsi bw'igitugu bikanga bikaba iby'ubusa, abayobozi b'ayo matorero bemeye ariko badashaka ububasha bw'ubwo butegetsi isi yose yasaga nkaho yayobotse. Kuyoboka ariko udashaka, ariko kubera igitutu kikuriho, kubera agahato kakuriho, ukemera ukayoboka, kandi uri umukuru w'itorero, kandi uri umuyobozi w'itorero. Mbese murumva Roma yari yoroshye? Amagambo amwe Ellen White yanditse mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ntago nibuka page, ntabwo nibuka gasubi ka kangahe, yaravuze ngo gutekereza ko Roma yitwaga mpagani imajije kuba nyirisitu yahindutse ikaba nyirisitu koko, ngo kubitekereza gutyo ni ukwishuka. Ngo Roma ntago yigeze ihinduka, imico yayo ya kera yarayikomezanyije, yahinduye uburyo ibikora, yahinduye uburyarya yabikoragamo, ariko yakomeje kuba imwe. None habavuze amagambo akomeye, uravuga ngo kubera igitutu n'agahato, nyamara twatangiye ni ruto, bababwira ati nyabuneka nimwakira abavandimwe banyu dore bazanye amahoro, nimwakira abavandimwe banyu ndetse mwereke iby'imibereho myiza. Abantu bisaga isoni nk'uko twayisomye kuri page 48, ariko mureba aho bigeze. Abayobozi b'ayo matorero yo muri Piedmont batabishaka, ariko bemera kuyoboka ubwo butegetsi. Iyo ukomeje ugasoma usanga harahise habaho kwitandukanya mu matorero, hakomeza kubaho bake bashikamye mu kuri, abandi bahungira mu misozi, ngo aho ngaho mu misozi no mu bitare byiherereye byo mu misozi, maze bahakomereza umudendezo wabo wo kuramya Imana. Imyemerere yabo y'iyobokamana yari umurage barazwe n'ababyeyi babo, barwaniraga ukwizera abo mu itorero ry'intumwa bari bafite. Twatangije amagambo akomeye, baravuga ngo nubwo barwanaga iyi ntambara bayirwanirira, ariko natwe barayiturwaniriye. Byaba bibabaje muri iki gihe habonetse umuntu ujenjetse ufite kudabagira mu by'ijambo ry'Imana, utajya ufata igihe ngo yige ijambo ry'Imana, ariko akaba afite kudabagira. Aba bantu baremeye kuba baragutya ngo kugira ngo tuzabone ukuri k'umwimerere mu gihe cyacu. Barwaniraga ukwizera abo mu itorero ry'intumwa bari bafite, kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Haleluya. Yuda umurongo wa 3. Iyo iki cyigisho ukomeje ukagisoma, bagenda batubwira uburyo kibageze mu misozi, ngo bakomeje kugenda biga ijambo ry'Imana, bakaryigisha abana babo, ndetse batubwira yuko ngo muri icyo gihe Bibiliya zari nkeya. Niyo mpamvu ngo umwana bamuheraga akiri mutoya. Mwibuka amagambo twasomye kuri page 193 yo muri iki gitabo cy'uburezi, ngo nk'uko Yesu nawe yabigenzaga, baheraga abana babo bakiri bato babigisha ijambo ry'Imana, ngo bamara kuba ingimbi bagakomeza kubatoza gufata amasomo ya Bibiliya mu mutwe, ndetse ngo habonekamo bamwe ngo bavuga isezerano rya kera n'irishya, ndetse ngo batangira kujya babyandika bakoresheje intoki zabo, bagatangira kugira imizingo bazigama, ariko bakayandika ngo by'igihe kirekire bakoresheje intoki zabo, nyamara biruhira ariko natwe baturuhira. Birababaje kubona umuntu uriho muri iki gihe gisoza amateka y'isi yabajenjetse mu by'ijambo ry'Imana. Ese umarana n'Imana umwanya ungana iki mu ijambo ryayo? Ese iri jambo ry'Imana abantu bemeye kumenera amaraso, uriho umwanya ungana iki mu mibereho yawe? Imirimo yaragutwaye, akazi ukora karagutwaye, nta mwanya ubonera kwiga ijambo ry'Imana. Niba byaba bimeze gutyo byaba bibabaje, ariko ngo iki ni igihe cyo kongera umwete, ndetse tukagira imbaraga nyinshi zirenze izo dufite ubu, kuko tugeze mu bihe bisoza amateka y'isi,
kandi nta bisekuru bindi bizaza, nta torero rindi rizakurikira twebwe, ahubwo Yesu yenda kugaruka, kandi Yesu azaza muri ibi bihe byacu, muri iki gisekuru cyacu. Niko inyandiko ivuga, ntago ariko Dani Niyonziza avuga. Nk'uko mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro, hasi cyane haba hahishemo izahabu n'umuringa, ku buryo abantu bose bashaka kugera ku butunzi bwabyo bagomba gucukura, niko ibyanditswe byera byuzuye ubukungu bubonwa gusa n'ababushakana umutima wose, bicishije bugufi kandi basenga. Imana yagennye ko Bibiliya iba igitabo cyuzuyemo inyigisho zigomba kwiga mu gihe icyo ari cyo cyose, zigenewe abantu bose mu gihe cy'ubuto, icy'ubusore ndetse n'icy'ubukuru. Imana yahaye abantu ijambo ryayo ari ukubihishurira ubwayo. Buri kuri gushya kumenyekanye aba ari uguhishurirwa gushya kw'imico y'uwayandikishije. Kwiga ibyanditswe byera nibwo buryo Imana yashyizeho kugira ngo buheshe abantu kugira umushyikirano wa hafi n'umuremyi wabo, kandi bubaheshe gusobanukirwa n'ubushake bwe. Nibwo buryo bwonyine umuntu n'Imana bavuganiramo. Umuntu udakunda ijambo ry'Imana ariko akaba avuga yuko ari mu nzira ijya mu ijuru, uwo muntu ni umubeshyi. Ukuri ni kuri muri we, keretse gusa niba yihannye agahindukirira ibyanditswe byera. Amagambo ari muri iki gitabo cy'uburezi aboneka muri iki cyigisho kitangira ku ipaje 193. Ndayabararikiye iki cyigisho cyose muzakige neza, kandi ngiye kugenda nsomamo amagambo makeya uko umwuka w'Imana ari butubashishe. Ngiye gusomwamo amagambo makeya kandi niyo ndasoreza, kandi ndahera kuyo natangiriyeho. Guhera mu bwana bwa Yesu, mu bugimbi bwe, n'igihe yari amaze gukura, yigaga ibyanditswe byera. Akiri umwana muto, buri munsi yabaga akikiwe na nyina amwigishiriza mu mizingo y'ibitabo by'abahanuzi. Amaze kuba ingimbi, ibihe byinshi wamusangaga ari wenyine mu gitondo kare na nimugoroba, ari mu ibanga ry'umusozi cyangwa mu gashyamba, akahamara igihe gituje asenga kandi yiga ijambo ry'Imana. Haleluya! Sinzi igihe umara wiga ijambo ry'Imana, sinzi n'agaciro uha ijambo ry'Imana mu mibereho yawe, ariko ijwi ry'Imana rirakubwira uyu munsi ngo niba wibwira mu mutima wawe ko ubarirwa mu mugabane w'abashaka kugera ikirenge mu cya Yesu, bakazamusanganira ku bicu ubwo agiye gutungukayo. Garuka ku byanditswe byera, nawe ushake igihe gituje, wiga ijambo ry'Imana kandi usenga. Niyo nzira yonyine uzabasha kugereramo ahera, ubashe kubabarirwa ibyaha byawe. Imana ndi ku ipaje 195. Imana itegeka ko amategeko yayo acengera mu mitima y'ababyeyi, kugira ngo bibategurire kuyigisha abana babo. Babyeyi muri aha ngaha, mbese nawe waba warageze ikirenge nko mu cyo Dawidi muri Zaburi yavuze ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho? Babyeyi muri aha, mwumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwiriye gucengeza amategeko y'Imana mu mutima wawe kugira ngo ubone uko uyigisha abana bawe. Niba ubyuka wigendera, niba ubyuka wigira mu kazi kawe, ukarindira ibyo kurya uzahabwa ku isabato, nabyo ukabyigusinzira, uzigisha abana bawe iki? Kandi uzabigisha ryari? Kubyiga ntabwo ari ukugira ngo uzabyigisha abana bawe gusa, ahubwo nawe ukeneye kwigerera hera. Haleluya! Icyahaga ubushobozi inyigisho za Aburahamu ni imbaraga ihindura yavaga mu mibereho ye ubwe. Mu rugo rwe habaga abantu basaga 1000, habagamo abaja n'abagaragu, ariko ngo bose kubera yuko Aburahamu yari yarafashe imibereho ye ayegurira Imana, ibasha guhindurwa nayo. Nicyo cyatumye ngo abasha kuyobora abo mu rugo rwe
kandi arabishobora ari abantu ngo basaga 1000 kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho. Kuri page 196 ndasoma agasubi ka 2. Kumenya ibyo abandi bagiye batekereza cyangwa bamenya muri Bibiliya ntibihagije. Kumenya ibyo abandi bagiye batekereza cyangwa bamenya muri Bibiliya ntabwo bihagije. Bangahe muri twebwe baba bategereje kuziga ijambo ry'Imana ku Isabato kugira ngo abandi baze bababwire ibyo basomye, nabyo bakabyigana itendwe kubera imibereho y'abaranze mu cyumweru cyose. Kumenya ibyo abandi bagiye batekereza cyangwa bamenya muri Bibiliya ntibihagije. Mu rubanza umuntu wese azabazwa ibye imbere y'Imana, kandi ubu ni igihe buri muntu akwiriye kumenya ukuri uko ariko. Ubu ngubu ni igihe umuntu wese akwiriye kumenya ukuri kandi akazirikana ko nagera imbere y'Imana atazavuga ngo runaka yambwiye ngo runaka zibi, nabonye runaka zibi. Wowe uzi iki? Byakumariye iki? Hano hari amagambo akomeye ndarikira buri wese gutega amatwi. Imana yaturemye ikarema impagarike yacu. Imana yaturemye ikaduha ubushobozi bunyuranye dufite. Buriya dufite ubushobozi bunyuranye bavandimwe. Hari umuntu ushobora kwiga ibyanditswe byera mu gitondo kare saa 9, hakaba undi icyo gihe utabyiga wabyiga saa 12, hakaba undi wabyiga ku manywa y'ihangu, bitewe n'ubushobozi dufite butandukanye. Ariko hano hari ikintu gitangaje. Imana yaturemye ikaduha ubushobozi dufite butandukanye, niyo yatanze icyafasha buri wese igishyira mu ijambo ryayo. Imana ni nziza. Icyagufasha kiri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Mu bushobozi bwawe bukeya cyangwa bwinshi wumva ufite, hari ikintu Imana yakuzigamiye mu ijambo ryayo. Uzakibona ryari niba utajyamo? Uzakibonera hese? Uzakibona mu kazi wirirwamo? Imana yaduhaye ubwo bushobozi butandukanye, yatanze icyafasha buri wese maze igishyira mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo nsimbutse hakurya ku page y'197 hari agasubi gahera nako kugafatanya n'aka ngaka ngo mureke uwiga iki? Ijambo ry'Imana afate umurongo umwe kandi atekereze, kandi intekerezo ze azerekeze mu gutahura igitekerezo Imana yamushyiriye muri uwo murongo. Mureke uwiga afate umurongo umwe kandi intekerezo ze azerekeze ku gutahura igitekerezo Imana yamushyiriye muri uwo murongo, bityo akomeza gutekereza kuri icyo gitekerezo abonye mu Imana yamushyiriyemo kugeza ubwo akigira icye bwite. Haleluya. Mbese icyo Imana itadukoreye ni iki? Yashyizeho inzira, ishyiraho n'uburyo bufatika kandi bwumvikana buri wese yayimenya, akayimenya neza, nta muntu abajije, ahubwo yize ibyanditswe byera gusa. Ariko wishingikiriza ku bantu, hari igihe uzahura na babandi twatangiye dusoma bazatangira bakubwira yuko bakuzaniye amahoro, ukisanga mu gahato, ukisanga wemeye watangiye kwemera ibintu bavuze ngo iki? Abayobozi b'ayo matorero bemeye kariya gahato kandi ngo bakemera batabishaka, siko bavuze. Hari igihe uzisanga watangiye kwemera iby'agahato kandi udashaka, kubera yuko utishakiye ibyawe, utafashe ngo buri uko usomye ijambo ry'Imana shakishamo igitekerezo kikureba, kitari kireba undi, kikureba Imana yagushyiriyemo wowe ubwawe, kandi ngo numara kukibonamo ukomeze kugitekerezaho cyane kugeza igihe kibaye cyawe bwite. Haleluya. Umurengwe utera umutima kudamarara. Aha ngaha bavuzemo amagambo akomeye ngo Satani arawukoresha ubwenge bukabura. Aha ngaha bavuzemo amagambo akomeye ngo ubwenge cyangwa umutima widamarariye ukadamarara ngo mu bunebwe, ntugire umugambi uhamye, ntufate icyemezo. Ubwenge cyangwa umutima widamararira mu bunebwe, ntugire umugambi uhamye, wigarurirwa n'ikibi mu buryo bworoshye kandi bworoshye cyane.
niba ufite ubunebwe, niba udamaraye kandi ngo ntugire umugambi uhamye ufata, kandi hano bavuze ngo ubu ntugire umugambi ufata ubu. Mana ni nziza, umutima wawe Satani ngazawigarurira byoroshye, bitanamugoye, bitanamusabye imbaraga nyinshi, bitanamusabye kwirirwa agera kuri etape y'agahato. Ahubwo cyagihe azaba gitereta uzahita umusanga. Cyagihe ya etape y'ubupapa twabonye bukoresha yo gutangira bavuga ko bazanye amahoro, uzaba wamajije kugwa bitaragera no kugahato. Hano bavuze ngo uwo mutima ufite ubunebwe, udamara udafata umugambi uhamye, wigarurirwa ku buryo bworoshye cyane. Kuri page ya 14 muri iki gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze bavuzemo ibyerekeranye no mu gihe cya ba William Miller, bavugamo amagambo akomeye. Ni kuri page ya 12 na 13. Yes, page ya 12 kugasubi gahera, ni mu ijambo ry'ibanze ngo ikanguka rikomeye riganisha ku kugaruka kwa Yesu byavuzweho mu ncamake aha. Byavuzweho mu ncamake aha cyangwa se muri iki gitabo. Ikanguka rikomeye riganisha ku kugaruka kwa Yesu byavuzwe muri iki gitabo, kwari ukugaruka kwa Yesu bari bategereje mu cya 844. Iryo kanguka ngo ryari inyigisho ikwiriye hose ku isi. Ku ruhande rwa benshi iryo kanguka ryatangiye ari umusaruro wo kwigana ubushishozi ibyanditswe mu buhanuzi, ndetse no kwemera inkuru nziza yo kugaruka kwa Kristo byabaye ku mubare munini w'abantu batuye ku isi. Mbese wemera ko Yesu agiye kugaruka vuba? Ntago mbizi niba ubyemera, ariko ngo habayeho ikanguka kubera yuko abantu babyemeraga. Mbese niba ubyemera koko urakangutse kandi uriteguye. William Miller bamuvugaho ku byerekeranye n'iri kanguka ryabayeho, baravuze ngo yamaze imyaka 2 kuri page 13, yamaze imyaka 2 yihatira gusoma ibyanditswe umurongo ku wundi, yiyemeje ko atagomba gusoma umurongo ukurikiyeho atabanje gusobanukirwa bihagije n'uwo yabaga ari kwiga. Wowe wiga ibyanditswe byera ryari kandi ubyigute? Mbese ujya ugera ku somo riri muri iryo somo uri gusoma Imana yagushyiriyemo rireba imibereho yawe bwite, rireba wowe ubwawe, tari ukugendera mu kigari? Niba ari uko bimeze, Imana iguha umugisha. Niba atari uko bimeze, iki ni igihe cyo kugira ngo twisubireho. Ngana ku musozo, ndasoreza kuri aya magambo ngiye gusoma. Igigisho nakoresheje nabi warangiye. Ikigisho kiri ku ipaje y'193 cyitwa kwiga no kwigisha Bibiliya muri iki gitabo cy'uburezi, ndetse no mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje 54. Oya, 54 twazigezeho duhereye kuri 47 ku cyigisho cyitwa abawaridense abavudu. Ibyo byigisho twakoresheje, urese arararikirwa kwiyigira ku giti. Nutiga uzayoba, kandi nutayoba uzayobywa. Kandi ngo nuba ufite ubunebwe mu kwiga uzayoba byoroshye cyane. Ndasoreza kuri aya magambo. Uwiga Bibiliya akwiye kuyibona nk'igitabo cyuzuye kandi akamenya ko ibice biyigize bifitanye isano. Akwiriye kumenya insanganyamatsiko remezo ya Bibiliya, akamenya umugambi Imana yari ifitiye abantu kuva katanga ka mbere, akamenya uko intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi yadutse, akamenya intangiriro ry'intambara ikomeye, kandi akamenya iby'umurimo wo gucungura umuntu. Haleluya, ndimo ndasoza. Akwiye kumenya insanganyamatsiko remezo ya Bibiliya, akamenya umugambi Imana yari ifitiye abantu kuva gatanga ka mbere, akamenya uko intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi yadutse cyangwa yatangiye, kandi akamenya n'iby'umurimo wo gucungura umuntu. Akwiye gusobanukirwa n'imiterere y'amahame abiri arwanira kugenga abantu. Hari amahame abiri arwanira kugenga abantu, kandi uyu muntu akwiriye kumenya gutahura imikorere y'ayo mahame yombi uko ari abiri,
mu byanditswe byerekana amateka n'ubuhanuzi. Aya magambo murayumvisha? Mu mateka guteranya icya kabiri, mu buhanuzi uzamenyeramo uko imibereho yawe icakirana neza n'iyi ntambara ikomeye ikuganisha guhitamo muri aba batware babiri, maze ufata icyemezo. Kandi akamenya gutahura imikorere y'ayo mahame mu byanditswe mu mateka ndetse no mu buhanuzi kugeza kurimbuka gukomeye guheruka. Akwiriye kubona uko iyi ntambara ikomeye yinjira mu ntambwe yose y'ubuzima bwa muntu, akabona uburyo mu kintu cyose gikorwa mu buzima asanga we ubwe akigaragarizamo imigambi y'umwe mu bahanganye muri iyi ntambara cyangwa undi. Ndasaba Imana ngo aya magambo yumvikane. Buri gikorwa ngo cyose kibaho muri ubu buzima, buri mahitamo yose dukora muri ubu buzima, tuba duhisemo Imana cyangwa Satani. Hano bavuzemo amagambo akomeye muri aya magambo nsomye ngo iyaba buri wese yamenyaga ko buri gikorwa cyose, buri mahitamo yose dukora, akabona uburyo buri kintu cyose gikorwa mu buzima ubwe hari ikintu ahita agaragaza. Uko witwara mu bibaho muri ubu buzima hari ikintu ubugaragaje, ugaragarizamo imigambi y'umwe mu bahanganye muri iyi ntambara cyangwa undi. Niba udahitamo Imana mu byo urya uhitamo Satani, niba udahitamo Imana mu byo uganira uhitamo Satani, niba udahitamo Imana mu byo unywa uhitamo Satani. Mu cyemezo, muri buri kemezo gatoya kose wafata uba uhisemo Imana cyangwa Satani. Ndasaba Imana ko buri wese uri aha ngaha mu kintu azajya ajya gukora no muri kintu azajya ajya kuvuga cyangwa gutekereza azajya yibaza avuge ngo ibi bintu ndi guhitamo Imana cyangwa ni Satani. Abona kandi uko yaba abishaka cyangwa atabishaka ibyo akora bihamya uruhande ahereramo muri iyo ntambara. Sindavuga detaye y'ikintu cyose kibaho mu mibereho yawe, cyane cyane ko nta nabimenya yose, ariko uzajye wibuka ko muri icyo kintu ugiye gukora, muri ayo mahitamo ugiye gukora, ugiye guhitamo Imana cyangwa Satani. Niba hari umuntu uvuga ngo Mana ujye umpa kuguhitamo muri buri kimwe kandi ume gufata imigambi mishya ku byerekeranye nuko mbana nawe binyuze mu ijambo ryawe, nahaguruke dusenge. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje, izina ryawe ryubahwe rihabwe icyubahiro muri twe iteka ryose. Tugushimiye ijambo ryawe riciye mu matwi yacu, umwuka wawe wera warisobanuye, turamugushimiye. Umwuka wawe wera ukomeza kuvomerera imbuto, nawe turamushimiye. Uturinde kumubera inkomyi ngo ubwo ijwi rye ryongorera turininire, ahubwo uduhe kuryumvira, kandi imigambi mishya myiza ihamanya n'ijambo ryawe turi gufata ubu ngubu uyidukomerezemo, kugira ngo hatazagira umuntu cyangwa ikintu cyangwa abadayimoni batuyobya, ahubwo muri buri mahitamo yose dukora tujye duhitamo wowe. Buri wese uri aha ngaha abe mu biganza byawe, atari mu by'umuntu, atari mu by'ikindi kintu cyose, ahubwo abe mu biganza byawe gusa, kugira ngo Yesu nagaruka azasange yarihishe mu rutare, azishimire kubana nawe. Utugenze uko ushaka, dore turi imbere yawe, kandi uduhe kumenya yuko inzira yawe irahera. Buri wese uri aha ngaha umuhe kwihana by'ukuri, tureke ibya kera bitagutunganiye, twihane by'ukuri koko tuzabane mu ijuru, mu izina rya Yesu. Niyiruhura imitima igahoza abahogoye, igoboka abacogoye, bakagira ibyiringiro. Jambo ry'Imana namurika hose umusozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana